Mwiriwe? Yego mwiriwe. Uri kugana he? Twe tugiye kuri GBS Company Limited kuri office yayo. GBS ni iki? GBS ego ko nago yizi umva mumbwirire. GBS nyine ni company yaje gufasha abanyarwanda kwiteza imbere bakagura amakarita bakajya guhaha ku giciro kiri hasi, mbega ibintu byose bikaborohera. Ubu no buryohe mu Rwanda turanezerewe kubera GBS Company. Ese GBS ni y'abanyarwanda bose cyangwa ifite abantu bake yagenewe? Ikorera ahantu hose, haba mu Rwanda haba hanze y'igihugu, mbega nta hantu na hamwe itagera. Nawe muremeranywa? Umva GBS buri muntu wese waba utuye mu Rwanda waba uri wo hanze nyine umva ugomba kwisanga muri GBS Company kugira ngo ubashe kubona service nziza mu buryo bworoshye kandi nyine mu kugabanyirizwa nyine ni ku ma discount. None nk'ikintu mwabwira nk'abantu badukurikiranye wenda baba batazi iyo GBS Company yanyu, ikintu mwabwira gisho gutuma bahita bavuga ati nanjye mfashe icyemezo cyo kujya muri iyo GBS Company ni iki? Njewe ikintu wenda nabwira nk'abantu nukubabwira kuri service iyo ari yo yose ushaka, hari kugura imodoka, hari amashuri, hari nyine mbega ni service zose ushobora kuza kuri office yacu nangaha Igikondo, ni Igikondo Majerwa. Noneho nyine tukagufasha, hari ibisabwa ugomba kuzuza, ntago nyine ari ibintu nyine byako kanya gusa, hari ibisabwa. Rero ni karibu, buri muntu wese agomba kubona service zose uko azishaka kandi yagabanyirijwe. Murakoze. Nawe gira icyo babwira? Ngiye ikintu navuga kuri GBS nuko iyo ufite ikibazo cy'amafaranga, iyo ufite okarita igufasha kuba wagura ikintu runaka wifuza waba waraburiye ubushobozi. Gusa ikintu usabwa ni karita, kugura ikarita ukaba wajya guhahira ahantu runaka, ukaba wajya kwiga ahantu runaka kandi ku giciro kiri hasi. Murakoze. Murakoze namwe urugendo rwiza. Ego murakoze cyane.